attention umugabo umugore aramwubaha burya ikintu cyose bajya bavuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo umugore nawe ni nyampinga w'urugo icyo umugore ashatse mu rugo kibaho ariko kubera umugabo urugo rukomera kubera umugabo uko watreatinze umugore nawe niko agutreatinga umwega arakoze arimo kumfollowinga sha hano mpakuye aba followers pe baraza mfite benshi numva rero ntago simbizi niba mwemeranwa nanjye ariko uburyohe bw'umugore ni imikorere y'umugabo kibazo nyibaze ikibazo ugishoboye aragisubiza ntabwo ari njye Kamara ugomba gusubiza oya ni wowe ugisubiza nta wundi nshaka nta kibazo ko hari abagore umutipe agicomekamo bita amazi ameneka ayo rero niyo yandi twavuze y'umwimerere atari ayo kwikanira wabyumvishije hari ukuntu umutipe yagicomekamo atarananyaza amazi ameneka noneho hakabaho n'undi umutipe yakubita hejuru bikajya noneho hakabaho n'undi bimanza kugira ngo umugore amanze arete wivuga ushyizeho kamera ibyo bintu umuhoreho kamera isoni ziranyishe kamera yanjye yapfuye irahari igenda mami thank you urumva shu mufollowinge abantu baje hano mufollowinge mutanga amagift muna sharing urabona abantu karame hari ukuntu umutipe acomekamo ugahita wumva birahise ijwanga urumva bitari neza umva yakubita pa ukumva amaze ngo pya none ayo ngayo ntasimbuka kuko ntago aba afite umwanya wo gusimbuka kandi kaganga yicayemo imbere urumva baby wambonye urumva noneho uburyo wumva binabangamye pe urumva wumva bibangamye kwa kuri umuntu ukumva nyine birabangamye ukumva nyine noneho hakabaho n'undi bakubita hejuru ngo pya nta zindi mbaraga hakabaho n'undi ayo mazi ari buza ariko yarese murakoze dore umuhungu wanjye arimo guseka ngo ndi kuri TikTok uyu ni umuhungu wanjye He's so handsome, Papa. Hi. Hey, hi. How are you? I'm good. How are you? I'm very good. I'm very good. Mumukunde, mumurebe ntazasazira. Oh my God, you're looking good. Hey, baraguteresa. Ngaho kete. Ariko. Oya nabanza tubwire imbuga ze nkoranyambaga se nango tell them. That's it. Are you using TikTok or YouTube or Instagram? Tell me any social media you're using. Ndakuwereka TikTok zanje. Nibyo. Okay, tell me. I wanna follow you. Follow you, right? Ngo genda kumfollowing. Ajay, welcome. Following. It's calling umukunzi, like my name. Uretse ngo abyandike. Agiye kubasharinga. Umukunzi inde? Jordan. You. Fata screenshot MC girl. Ndaza kuyibandikira hasi ndayibaha dora ariko mwagize ngo ni nyengenye n'umushaka muhumure ni benshi. Ni wowe. Jordan, thank you. Nice to meet you. And you got good mom, right? You got good mom. Ejo afite indege mu Rwanda. Oh wow. Is it indabyo nezi? Hagarara. Yeah, stand up. Kamema abukwe. Ni muremu. Afite imyaka ingahe? Ndaterese we ana. Ubwo rero nzababera nyoko bukwe mwifate neza. Umugabo yagura ahangaha. Singiza zawe. Nta gift muri makuma utampa gift ntazamutwara.
afite imyaka ingahe abaye gatatu baramupiganira afite imyaka 20 muhe gift twakomeje muhe mukunyara nyoko muhe baramuriye gift azaza i muhe Kigali nyoko azaza i Kigali ryari ejo ni sira azaza sina ejo azazina azazina afite indege turabyukira ku kibuga urumva ejo we you follow umbwira exactement nta nubwo ari ejo ariko azaza umbwira nzamwakira Yeah. nzamwakira umuntu ku kibuga yewe bamutwaye bucura wagomba kumwakira naza nabarije benshi bucura ngwino tubwire story mfite abahungu 4 ubwo abakobwa mwe mwishyira ku myako urumva ariko bakora Ari comment irayimbonye vuga ngo uyu mubyeyi ngatanga pasi. Komana. erega ijya kurisha yihera turimo kwiga iby'inshako ngomba kurangira abahungu banjye Shafi kumanuye MC girl none ngo ikibazo bambajije ni ikihe Shafi okay ntabwo mumanuye ntabwo ari njye cyo mama yari bakubaza ntabwo ari njye umumanuye okay ngo Shafi bamutaye mu bigori babonye Jordan none bagiye guta Shafi mu bigori ngaho nimumbaza ikibazo Gisele yarambajije ngo hari ukoraho ngo akapyiririra ngo bigapyiririza No. Hari ukuntu ucomeka amazi ngo nkwe. Hari n'uwo ukubita hahandi hejuru ngo pya. Hari n'uwa amazi aza. Ari uko yamanje kureta. Yego rero reka mbanze nkubwire sibyo buriya abantu turatandukanye sibyo ariya mavangingo ugomba kumenya imyizire yaho aho ava aho abavuye urumva ukamenya ko hari Kaira I love you to go to bed ukagomba kumenya ko hari abagira amavangingo menshi hari abagira amavangingo makeya hari n'abandi batagira n'amake ariko bakaba bafite ububobere bya bindi bita ururenda bimeze nka myukasi ni ibikororwa ni ibintu biba birenduka sibyo vuga ngo okra birenduka ni keze mu okra isupu ya okra en France yego so then none sava ava kuriya ari amazi muzi yuko ahantu ava atariho inkari ziva mwari mubizi nyine ava nibyo turi gusobanura ariko oda nubwo ari amazi atava ahantu inkari ziva ariko ariya mazi nayo akenera ngo umugore anywe amazi kuko aho abikwa haba hakeneye naho isuku nibyo rero ngira ngo mbabwire sibyo kubera ko hari umumama umwe wigeze kutubwira w'umuganga w'abagore aratubwira tushobora kuryamana n'umugore cyangwa umukobwa umaze igihe kinini adakora imibonano mpuzabitsina noneho wamunyaza amazi akaza afite umwuka uhumura nabi reka mbyite umwuka nuko byita umwuka ararya akaza ayo mazi afite umuhumuro mubi kubera ko agasabo amazemo igihe ari uko n'abantu batajya basambana wenda afite umugabo ugira ubuzi butaboneka buri munsi noneho bakora ibyo bintu yamunyaza amazi akaba adahumura neza kubera amazi igihe abitsa nyine hari abagore batajya banywa amazi yego akaba atari no kunyara ku buriri ariko ayo mazi akaza nuka kubera ko amazi igihe atanywa amazi kandi atanakora n'icyo gikorwa kubera ko n'ariya mazi aba akeneye isuku murakoze komerezaho yes then burya ndacyari kuri cya kindi cyawe ukuntu amazi aza bitandukanye twese tugomba kubika mu mitwe yacu ko twese tudateye kimwe kandi hari ikintu bita korajene niyo iduha ububobere bwa hariya mwese murabizi namwe mwa bakobwa mwe mujye murya ibintu birimo korajene nyinshi kugira ngo hariya hasi hanyu habe moisture horohe noneho rero cyagiye wa wundi uba utaranakoraho agahita azana amazi uba wabanje kumutegura ariko yabishatse amazi akavubuka ari menshi kubera ko afite amavangingo menshi
hari n'undi ukoraho bikaza ariko akundi sinzi ukuntu wabivuze bitandukanye na bya bindi wahise ukoraho bikaza ari byinshi kubera nawe amazi afite uko angana. Hari n'undi ukoraho ntihagire ikiza imbere ntihagire ikiza inyuma ariko imbere ugasanga afite ububobere bwinshi cyane, sibyo? Ibyo mu kinyarwanda bita ururenda. Rero ibyo byose biva ku kuntu wateguye umugore. Wa wundi ugira ururenda ntibize imbere n'inyuma, umugabo namwurira azasanga yumagaye kuko atabanje kumutegura. Na wa wundi ufite amazi, umugabo najyaho atabanje kumutegura, ayo mazi azabanza atangire baretse byagenze gute, usange aje menshi ariko atinze kuko batabanje kumutegura. Ni hahandi umugabo, kandi abagabo ibyo bintu murabigira, ugasanga umugabo araje mu gitondo burakeye nturaniborosa nturanagira ute n'urwuka, kandi urabizi ko iyo ubyutse ufite umwuka mubi ugatangira gukabaka umugore ngo hindukira undebe ngo mpfumbata. Ibyo bintu muzabyikuremo, uzajya ubanza ugende nk'ugiye gukoresha bathroom wiborose, kandi burya kwiborosa ntabwo ari byo bituma utanuka, ahubwo jya uborosa ururimi. Iyo uborosheje ururimi havaho ibiryo waraye uriye ukiborosa, warangiza kwiborosa ukiyunyuguza. Hari ubwo abantu bakoresha uriya muti witwa mouthwash, ukanyuguza rimwe ugacira, kunyuguza ubundi ugacira, ubundi ukajya mu buriri. N'umwuka mwiza utuma umuntu abishaka, ariko ushobora kunukira umuntu niyo wakora he, niyo wajya gukora iki ntabishake kubera wa mwuka wamunukiye. Ariko ngo hari abagabo bakunda karagahumuro ko mu bintu. Oya, hari umukobwa twakundanye ngewe ansomye mpita nduka. Yusi ntago reka mbabwire twige n'isuku. Burya urugo n'urukundo biva ku isuku. Ibi bintu reka nabyo yancometse uri mu kanwa mpita nduka. Anje umvishe umu ex w'umugabo wawe urumva uwo muntu rero uwagusomye Anje amushimire kubw'isuku ye nyatumye yifatira umugabo, sibyo? ubu yaguye amashashe kandi nanje abyumve. Reka mbabwire abantu b'Imana, abagabo beza n'abagore beza muri hano, kwiborosa ntabwo ari ugufata ubroso ngo unyuze gutya ku munwa kuntuza ngo wiborose cyane ngo ucire ngo uhite usubira mu buriri. Fata uburoso wiborose ugira gutya umanura, noneho nurangiza ufate gutya hagati y'amenyo no hejuru, nurangiza ahantu uzitondera. Ururimi rubika ibiryo bikagaga. Niyo wakwiborosa gute ukanuka nk'umuntu uvuye muri toilette mu kanwa, umujye mwiborosa ururimi. Oya, bajye banitawaza ko hari igihe umutipa ariko kujya gutyo ugasanga arayobye. Oya, kwitawaza ndabigeraho. Watamera nka wa mutipe wagiye agasoma umukobwa atarogosha imisatsi yo hasi, umutipe akiruka nka yaseka mu bantu, imisatsi yamufashe mu menyo, bakamaza ati se noneho wariye imisatsi, ibiryo wariye uyu munsi byaje ari imisatsi. Kubera iki? Umukobwa utarogoshe. Mwabakobwa mwe ibyo byo kwitawaza turabigeraho. Turi ku isuku yo mu kanwa. Umukobwa utarogoshe nese bihurane no mu kanwa. Nawe muratubeshya. Wowe se kuvuze ngo bajye bitawaza aho ngaho hepfo hahurira he no turi ku isuku yo mu kanwa. Bamuhaye hedi. Hari igihe uyoba. Ubwo rero nicyo none si iyo wayobeye kwa tabombe ki ntuba wayobye, niyo misatsi wayikubitamo wayobye, uba wayobye. Iyo wanyereye ukubita kabuno mu byondo neza ukagerayo. Mu menyo turi ku isuku yo mu menyo. Ni wowe uzanye ngo no hasi bajye kwitaba. ukaba yagiye muri kave ubwo ngubwo mu menyo, muri kave mu menyo twahavuye. Umva hari akandi kantu ncahubaza. Hari umugabo umwe abantu muri kumviriza mu following mutapinga mukoresha ariko kandi mutange na gifu. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo umugore yamusabye ko azamukorezamo ururimi. Ibyo bintu by'umutwe abantu iyo bari kubyumva, hari abantu benshi bavuga icyongereza babyumva, kandi abana bacu twe ntibararyama. Nta nubwo ari byiza kubivuga kuri iyi live. Iyo ubivuze kuri no live barabyumva, kubera ko ntuzirabyumva, AI irabyumva ikaba yagufungira amagift. Urumva
hari umukobwa ngo wagumye abwira umutipe ngo azamuhe umutwe. Rero hari abantu b'abaturage pe, sibyo? kumuha umutwe gute se? Kwa kundi kumukorezamo ururimi. Ego niko gutanga umutwe. Ndashaje ntabwo ibyo ayo materme sinkiyamenye. Urumva? Turi kugusazura nyine. Yego. Noneho hari abantu b'abaturage nubwo hari abantu bless you, go sleeping now. Urumva? Ariko n'uburaya bwo wakubaza inshuro bikoze, sorry. Turakomeje. Genda umudive. Aha. Nuko masa ngo azamuhe umutwe w'ihene. Gisele baba muri comment. Urumva abantu bandika comment z'ububwa nge nk'aba ndababoroka. Wari ba fake. Uhita rero ubroka nk'aba ngaba he. Cyane rwose ubutanga. Bari bavuze ngo iki? Bari bavuze ngo iki? Aya ni imbeba. Ikomereza. Nuko. Noneho umugore arukora abagore batazi kwigirira isuku yayiva nko muri wese nko kwituma agakoresha toilet paper agahanagura azana imbere. Noneho umutipe ajyanye y'umutwe akurura ikibati cy'amabyi cyuzuyemo. Ye baba data we. Araruka bisaba ko bamujyana kwa muganga. Ariya mabyi yo kanyaga. Shafi ndaje minota 2. Muting. Nta kibazo. Urumva? Ninde ugiye? Nyanja. Anje ngo araje. Yego. Bararyaremye abakombe. Umutipe yamaze nk'amezi 8 ari muri depression. Ariya mabyi. Yarariya kwa kundi nyine yarabikoze agira ngo anezeze umukunzi agira ngo azamura amabyi. Akomana. Baba data we. Nyakurya amabyi se shaho ubwo yarari mu biti. Uwo muntu rero niwe wagira depression yo kuzongera. Ngo yatangiye arukamo. Oh. Ndumva wataragiye. Ibazaho umuntu agiye mu bitaro akamaramo iminsi 2. None ubwo byagenze gute? Yaranye nyine abaganga bamuganirije arataha niba yarongeye kushira mu rurimi nicyo ntazi. Ubwo rero reka mbabwire ikintu kimwe. Ubwo ibyo Shafi yaravuze ngo abagore bajya boga iyo suku yo hejuru twayirangije, reka tujye ku isuku yo hasi, sibyo? Mwabantu mwe niyo waba ikizungereza uti, niyo waba mwiza uti, utagize isuku uri umugore ibintu biba bipfuye. Ushobora kugenda ukavuga ngo ndi mwiza ibiki, ariko hari ahantu hagomba isuku mu kanwa, mu kwaha no kwa tabombeki. Urumva? Aho hantu n'ahantu abagore tugomba kwitondera, kandi buri abagore ntitunuka nk'abagabo. Mwibuke ko abagore bagira akantu k'agahuyu ukagira ngo ni iki se? Ukagira ngo ni nk'imbeba, cyangwa ukagira ngo ugeze induba hahandi bajugunya imyanda kandi uri kumwe n'umuntu. Ese mumbwire, iyo akarabo kaje hejuru yawe ni gift baba baguhaye? Rero reka mbabwire, thank you abantu bamaye. Munsi y'umunezero nosa. None se gift abantu bazirebera he? Gift abantu bazireba gute? Ntabwo kuzireba dufite. Ntabwo mbizi njye si TikTok user. Akora ndaza kubireba. Urumva? Niyo mpamvu ntarimo gusaba gift njye sindi TikTok. Ushaka mpe ushaka byihore. Urumva? Kame cyangwa byihorera. Ego. Rwose njye ntago I'm not begging gift. Urumva? So, rero reka mbabwire ikintu kimwe. Ndagira ngo mbamenyeshe ko niyo waba uri mwiza ute udafite isuku ya hariya hantu, buriya nta mudamu ugomba kujya muri tuwarete ngo avemo yihanaguye atitawaje mwo kagira Imana. Amazi ntago abuze.
n'abantu bafite zino tuwarete zo hanze. Ngewe nakuze iwacu mbona muri tuwarete yo hanze habamo akadomora k'amazi, rero kakaba mu ishonda. Rero buriya umuntu wese ugira isuku ugomba kuba ufite amazi muri dushe yawe. Wamara gukora atari ukoga, hari ukoga hari no kwitawaza. Iyo umaze kuva muri toilette wakora ibyoroshye, wakora ibikomeye, itawaze. Ni witawaza uzaba ufite isuku. Ariko nutitawaza nukuri niyo waba uri ikizuba zuba ute ujya mu bantu ukasiga icyo ry'imigani ngo dore wa mugore uhumura nabi. Ubwo ndimo kwanga kuvuga kunuka. Abafite ikinyabupfura bavuga ati uriya mugore ariko ntabwo agahumura ari sawa, ariko abandi baravuga ati uriya mugore ati aranuka. Mwabantu nimumara kwituma abagore n'abagabo, kwitawaza ni ikintu kiri very much in need. Urumva MGM Ivera ndi kubwira twagiye. None se kuyu ntara ngo agahuyu ninjye ukagira ntare yaranyinukirije aranzi ngaho rero. Nibyo nababwiye hano hari abantu baza bakandika comment. Nge Shafika amasaha ageze kuri abantu basaze wazifunga. Reba nk'uyu ntare ndimo kumugira inama agahuruduka. Ubwo nti wowe ntare, ubwo ntago uzi kwitawaza. Wowe ntago witawaza urikuruza. Nibyo, thank you. Urumva anyways nushaka umbwira n'ibindi ngewe ntago I'm taking anything, I'm in public anyways. Kandi discipline ntago nzi ko ngewe byo amasaha nfunga comment. Oya abantu babaraye bicaye stress zabarenze. Ndebera nk'uyu ntare ngo agahuyu ninjye ukagira. Ngewe uranzi ntare we urasetsa, ahubwo wowe uzajye uva kwikuruza ugigenda woge muri ubwo buzutu bwawe. Anyways urumva ndapfuye. yazagenda yoge muri buriya buzutu bwareke kuza avuga ngo ni ntare yabaki ko buriya ari nk'imbeba ipfuye cyangwa isazi. Mu following cyapfuye kwikomereza. N'imbeba ipfuye aho. Ntago ari ntare ahubwo nahita ashyiraho sazi. Hariya hari agatwe k'intare ahashyire agasazi karimo kuguruka. Urumva bahunga ubuzutu bwe. Urumva so rero ndagira ngo ngiye mbabwire ngo tujye tumenya ahantu hatatu mu kwaha, urumva, mu kanwa na hariya hasi niho hantu hishingiro. Abagabo no mu birenge mu masogisi, nugera ahantu ugiye kubasura, ugiye gusura umukobwa, ukuremo inkweto ugiye ukandagira ku gatapike, maze nukuramo inkweto we bagire ngo ni ikindi kintu. Abagabo no mu birenge amasogisi yanyu mugomba kuzajya bamenya uko muyagira. Niba ufite ibirenge binuka, hari agapuderi kitwa baby powder uzajya ubanza ugashyiremo. Numara kugashyiramo ugiye kubyoza jya ubanza ukamurireho indimu. Numara gukamuriraho indimu uyimase cyane hose ku mano no hagati y'amano. Ego wajya no mu gitsina ariko nabwo byafasha. Oya mu gitsina turahaza nyuma. Abafilipino bazakubwira ngo jya ushyiramo korogate. Ngewe baravuze ngo bashyiramo korogate, ni se noneho mwamezemo n'amenyo. Mufite n'amenyo aho hantu. Urumva rero abantu bafite ibirenge bidahumura neza mujye mufata akadimu mugakube hagati y'amano no ku nzara, mukandagira mu tuzi dushyushye. Nimurangiza musiga amavuta mushyireho agapuderi. Umunuko hehe n'umunuko nta nubwo kandi ubikora buri gihe. Iyo ubikoze icyumweru umunuko uragenda. Ubu aho uri hose ubu twateye imbere, hari ibintu byinshi bitatumanuka. Hari akadeodora ubanza kagura niba ari 3,000 muri shike, muri tedomire no mu mashike mbona habamo utudeodora. Kari akadeodora buragatuma mu kwaha umuntu atazanamo ibyunzwe ngo kwa kundi umuntu hari ukuntu umuntu azamura umwenda ukagira ngo avuye koga kubera iki ibyunzwe biba byaje. Njya mbibona no kuba YouTubers we bakavuga bakishima nko mu mutwe, ukabona ibyunzwe byaje byarangije byageze no mu bwonko. Biriya bintu iyo ugira biriya bintu urananuka. Rero
ufashe uvuye koga ugafata akadeodoro ugashyiramo gake gatuma ugenda utabira ibyuya umunsi wose kandi bituma utananuka. binatuma udakuramo umwenda ngo uzawumese ejo, bituma n'umwenda wawe uri safe. Uri safe, ntunuke. Buriya hari ibintu tugomba gufura buri gihe. Imyenda y'imbere igomba kwambarwa rimwe igafurwa, urumva, ariko hari umwenda utagomba gufura buri gihe. Ntago wazambwira ngo kuko emo jeans umunsi umwe ngo uzayifura. No, hari n'imyenda dufura cyane itagomba no gufurwa buri gihe. Jeans ntigomba gufurwa buri gihe. Abantu bambara amabaze n'amaspare baze n'amaribaya ntibifurwa buri gihe. Hari imyenda dukuramo tukabika tukongera tukayisubiramo tukongera tukayisubiramo, ariko hari n'indi myenda dukuramo umunsi umwe tukambara n'isume na esume. Hari n'imyenda ko umuntu ayihanaguza avuye koga yanduzwa n'iki? Esume uyihanaguza uvuye koga, ariko uyihanaguje uvuye koga wibuke yuko iyo urimo kwihanagura ariya mazi iratoha. Rero esume iyo umaze kwihanaguza hari benshi batayanika, kandi iyo wayanika buriya esume ubundi mu by'ukuri ugomba kuyikoresha inshuro 3 maximum, noti buri gihe ngo uko uyifuze. Ngewe uko nkoresha esume siko mpita nyifura. Ngewe nkoresha esume 3 ubundi nkahita nyishyira muri laundry room igafura. Kuvuga iminsi 3 aho wayikoresha 5 days ugahita uyishyira muri laundry, ugahita uyishyira muri laundry room. Buriya hari ibintu mugomba kumenya. Ari umugabo uri hano, hari abayikoresha n'amezi 2. dore cya Jojo cyahise kimforo do ndimo kubivuga nkumva ndimo kwisubiraho, naho cya gihungu cyagiye kijya kuri live kirimo kumva igihuha. Urumva renewe ko atumva ibinyarwanda se hari icyo bimbwiye, urumva. Rero buriya hari ibintu mugomba gukoresha iminsi 3 gusa, nk'iyo sume cyangwa iminsi 5, icyumweru kimwe. Ariko hari ikintu mwekoresha umunsi umwe: underwear, umwenda w'imbere, amasogisi n'isengeri. Umwenda wose w'imbere ugomba kwambarwa rimwe ugashyirwa ku ruhande ukagira. Oh, thank you baby. Ya Rose ni Jojo wayimpaye sinari namenye uwo ari we. Thank you baby. Urumva? Rero buriya ikintu cyose mwabantu mwe mukora n'ubwiza. Nano ma perfect urimo kuvuga. Ntago wakwitera perfect ku mubiri utoze ngo bishoboke. Sibyo? Ntago wakwitera parufe wambaye ikariso wayisubiyemo 2 ngo bishoboke. Ntago wakwitera parufe brochure ngo bishoboke. Ntago wakwitera parufe utagiye hari hasi kwa tabombe kinguha cleaning neza ngo bishoboke. Bwira n'abantu ukuntu umuntu ashobora kwitera parufe atiteye diodora ukaba ahubwo witeye umunuko isazi zikagukurikira. Kandi hari n'ukuntu mugomba kumenya uko bitera parufe. Buriya tugomba kuba basirimo tukigishanya ibintu byose. Hariho abantu mbona bafata parufe pya imbere inyuma hirya manga ukagira Imana. Biriya bintu ni bibi. Wonige ntukajye ubikora Shafi, uzi ikibi cyabyo. Buriya iyo ugiye muri public hari abantu badakunda strong smell, umuhumuro mwinshi cyane, sibyo? Hari abantu amaparufe atera umutwe, waba wayisize gutyo nk'uyoga, wanyura ku bantu watambuka bakumva strong perfume. Buriya niko keza. Ariko ntiwirengagize ko hari abantu bakoresha fake perfume muri 1 hour ziba zibashizeho. Ariko reka nkubwire Jize, buriya parufe reka nkubwire ukuntu imera, sibyo? Parufe yitera gutya, ukayitera na gutya, ukayishyira hejuru y'ibikonji, that's it. Uzi impamvu uyitera gutya na gutya? Ibikonji ni biki? Hano waharebye. Uzi impamvu yitera gutya na gutya? Iyo umuntu aguhobeye niho hagiye, sibyo? Buriya iyo witeye parufe neza ntabwo ugomba kwiyuhagira. Oye, hari nubwo wayitera cyane ahubwo ntinaguhumureho. Kuko none se ubu witeye gutya ukitera mu mugongo, ninde uzakwihumuriza mu nda? Ninde uzakwihumuriza mu mugongo? Izo fake perfume Giselle avuze
nuyitera idahumura cyane ntawe uzayumva mu mugongo ntawe uzayumva ku nda ahubwo hano irahaguma niyo yaba ari perfume ntanika kuko umuntu iyo aguhobeye araguhobera agashyira izuru rye riba riri hano hanyuma iyo aguhaye ikiganza n'izuru rye riba riri hano ariko hari n'abantu iyo parufe igeze ku mubiri wabo iba iri itching iba wishima so bigasaba ngo atere ku mwenda yambaye mu buryo n'ibumoso kugira ngo umuhumuriza wese amuhumurire hari ukuntu witera parufe ku mubiri ukumva rukwishima uzi ikintu Jize uzi rero parufe itera mu mwenda ugomba kureba ibara ry'umwenda hari parufe itera mu mwenda bigahinduka ikizinga umuntu yakora akagira ngo umwenda ntufuze niyo mpamvu iyo uri parufe iyo umubiri wawe uri sensitive ku maparufe buriya hari amaparufe atari sensitive iyo ugiye kugura urasoma amaparufe agutera rashi nyine kwishima aba ari amaparufe ari sensitive hari n'andi maparufe atari sensitive ariko uzi ko parufe uteye ku mwenda ibaza uteye wambaye nk'isuti ugafata ishati y'umweru ugashyiramo ugatera parufe nka gutya uzi icyo kizinga iyo umuntu akirebye uzi ukuntu ubura uko wigira ukabura aho ushyira karuvati ukabura aho uyihengekera kubera witeye parufe ku mwenda uzi iyo wiyambariye amatiriningi meza ugiye mu bandi basore ukitera parufe hagahita hikubitaho uruziga